Gose mureka komeza akazi ke ariko ngira ngo murabona ko Raki atajya yijena n'umuntu woroshye ubuzima akazi kose batishimiye ubuzima bwose ari marabo nyine tu arabwakira byoroshye niko Raki oya kuva ryari kweri none wakora iki kuva ryari uri muri kana kazi wana ande skeze ugiye mu bintu ukabona biranze ugomba guhindura warahinduye kweri warakabashije nenzi ko utagashobora hari abantu batashobora kano kazi kandi ari abasore n'ukuri barahari cyambere ni no gushaka ibiceri bizaza nago uzahora ukora kano kazi n'ukuri bizaza ngaho ni mugira uko mundwana wose mutubize kwita isese ngo uzi ibintu bijyanye no gusuka ngaro gusuka bambwiye niba ari ku bintu byo muri salo niba ubiziho ujye ubimenya gusuka nabikoraga n'inzara z'abakobwa byose urabizi nyine kubera kwa kundi umuntu abahiga ntago amazi ngaho kazi karapfuye namugomesheje barabirukanye umuntu ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi nifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi ngira ngo mwese aho muri mumeze neza ngira ngo muri kubibona turi kumwe na Raki yaraciyeho iminsi tutaganira nawe ariko yarahugiye mu kazi nkuko nyine murimo kubibona akaniko kazira kasigaye akora mu buzima bwe busanzwe ntago ari kazi yakoraga ariko nyine niko kazi asigaye akora asigaye ari umuyede n'akazi kose agakora ngo no kumba amatafari byose nyine arabikora kuko nyine nakazi byose nakazi gatanga amafaranga namusanze rero ahakorera naramuvugishije mubwira ko nshaka ko duhura mbwira kare mu kazi ariko nanga kumukura mu kazi ndavuga ni nta kibazo nzagusanga ku kazi tubariho tuganirira twumve uko umeze amakuru ubuzima niba yarongeye akabufonda nyine nkuko nubundi byari bisanzwe ariko murabibona ko nyine yongeye agatangira ubuzima bushyashya yongeye agashakisha nyine ubuzima ariko ntiba byoroshye kubona umuntu wari ufite akazi umusore ufite akazi keza nta kindi kibazo cy'ubuzima afite ariko kaza gusanga yarisanze abuza akazi ke nyine ari gukora kano kazi gusa nyine n'ubuzima busanzwe n'ibintu biteye bitubaho kandi nako nakazi kandi karamugaburira ikintu cya mbere nuko baho uticwa n'inzara ufite icyo gukora nkuko muri kubibona rero ari guhereza umufundi sima nuko mbona gumye hari ariko ndaza kumwegera nawe tuganire nawe twumve uko bimeze atubwira amakuru y'uko duherukana tubwira akashaka ko Farida muha imyenda ye kashaka ko bamusubiza ibikoresho bye byo mu nzu murabizi ko bari Farida yari yarabitwaye nta kintu kimwe yari afite mu nzu ariko ntekereza ko butangiye kwiyubaka nyine kubera ko yabonye n'akazi byibura hari gake nyine ubuzima ari kugenda abwubaka uyu niwe muntu ushobora kubaho kuko buriya umusore cyangwa umuntu ushobora kuba hatunzwe n'akazi kangavuga ngo akazi sinagakora nekereza ko we aba afite ikibazo kandi no kuba biramugora ariko kuba Raki watije nakavuga ati akazi kose n'akazi aho kugira ngo nicare nsabirize cyangwa se nzibe cyangwa se nzabimbwa ngomba gukora akazi kose kabonetse n'ikiyedi ntago gipfa kuboneka ntago nacyo kiboneka buri munsi nacyo bisaba kuguteretera ariko nyine arakabona Imana ishimwe bwo ko afite akazi akora nyine ko akazi yakabonye reka ndabona ashaka bagiye kuhindukira nagaruka tumuganirize tumubaze uko ameze we uko yumva uburyo yatangiye kano kazi uburyo yahisemo kuba ariko kazi akora kuko siko kazi yakoraga mbere atubwira imibereho ya buri munsi kugeza kuri uyu munsi uko abayeho nyine Raki nahageze akazi kakuriye mwa wasaze izuba ryagukanuye uba watatse kano kazi se mwana uri kubasha uri kukabasha kweli akazi biri kuvamo akazi cyambere ni gukora tu gukora ukagira ikintu ubona kiri kuboneka ariko basi mpamvu ari impamvu mu nsanze hano tu mbone mu kazi mba ndi kwataka impande hari ikintu kiri kuboneka se
akazi amafaranga ari kuboneka bo ntabwo wavuga ko ari sawa cyane ariko nyine tu bari kwakwinginga ariko nta bundi buryo umuntu yakora badushyira umufunda amazi amenya yakeneye ugaruke wongere utubwire oya ntaho ndi butume oya ni mu noti wana iri zuba riba ryagukanuye gutya ni mu noti reka banza ahereze umufundi w'amazi ubundi aze tuganira akanya gato sindi bumutinze nanjye kuko ndabona amasaha y'akazi yo gusoza akazi ntaragera haracyari kare ago nshaka kumutinza kugira ngo wamugana ataza kwica akazi kubera ndi kumugomesha ariko reka ze atuganirizeho gatoya iminota mike twumve uburyo agakora nyine n'uburyo yaje muri kano kazi nabyo biraba ari byiza kubimenya hanyuma rwose mureka akomeza akazi ke ariko ngira ngo murabona ko Raki atajya yijena n'umuntu woroshye ubuzima akazi kose batishimiye ubuzima bwose arimo arabo nyine tu arabwakira byoroshye niko Raki oya kuva ryari kweri none wakora iki kuva ryari uri muri kano kazi wana none skeze ugiye mu bintu ukabona biranze ugomba guhindura warahinduye kweri warakabashije neza ko utagashobora hari abantu batashobora kano kazi kandi ari abasore ni ukuri barahari cyambere no gushaka ibiceri ubwo babitabe nubwo bitoroshye mu nzira zose ibanuze na dread zawe muri sima kweri nta bundi buryo ubwo nyine umaze gukora nkagira icyo mbona nyina muri salo bagafurama kwanse no kujya muri salo kuri ubu urifurira byari bya kera byari imyiryo byari bya kera mwana we umerewe ute se mwana nyine subona se ndabibona akazi kaba kakuriye basi ko mwanyanze byagenze bite ahubwo nge numvaga warambwiye ngo usiga gukora aka kazi ngo usiga gukora ubuyedi ndavuganira kare kumbeshye ntago yakora kano kazi akazi kose ni akazi numvaga nje utagakora numvaga uri kwiganirira ukumbeshye no kuri sinzi ndavuga Raki yakora kano kazi kweli sha uragacapa se ntugacapa uburyo uri kugakora wagira ngo ukarambye ufitemo uburambe ubundi nubona ufitemo uburambe kweli akazi ubundi umunyarwanda wa kera iyo ushaka ugiye mu bintu ukabona bidakunda ubanza ugasubira inyuma ukabona ubusimbuka neza ukabona gusimbuka bara nanjye biriya byose nabagamo hariya hari igera tu bikaba ngombwa gusubira inyuma gusimbuka ubu ngubu wasubiye inyuma kugira ngo uzongere usimbuke unasubiye inyuma iyo nsimbuke neza none nagusubira inyuma wafatishije aka kazi wakakira uterake ukajyamo ntabwo kabanje kugutonda no kuvuga ati abantu nibambona bazanseka abajema bagenzi banjye twakoranaga cyangwa abantu nyine tuziranye nibambona nkora kano kazi bazaca amazi ababebi nateretaga abana bintu nk'ibyo by'abana se wagize umwana yaza kureba nta kintu abukuraho nta na kimwe nta tike nta ahubwo ubu ngubu nibwo mbayeho neza oya se mbayeho neza kabisa ubu nibwo neza kurusha uko wari umeze imbere ufite ka kazi wari wakoraga mbere akazi kari akazi naragakoraga bikagendana n'ubuzima bwabo kubona abagabo ubu ngubu rero nisanze muri aka ngaka kandi aka ngaka nako ngomba gukora mu buryo bugomba gukorwamo ukagakora neza ugakora uko bisabwa nkabona ibiceri nubwo aba ari bikeya ariko bahimba mbagaye mu kiyede ninsazi ariko nyine tu gake gake abari 4 5 iguryo irani numvise ngo ni 4 cyangwa 5 ko si basi karaboneka bihoraho cyane none nabwo ni deal ubu kubera ko ubu ngo abantu benshi wenda amaze kumenyera hari ukuntu bigenda biza nkabona umuntu ramamagaye nkabona rimwe kuri telefone nkura mujene niwe yarimero naguhamagaje ni ramujene usura mujene no dukorana muri iyi minsi ako nabwo ndabona aho mwari muri gukora hari kurangira reka da rero tugiye ku urona kamatafari twayabumba wanga naho tugiye kubaka mugiye kubumba nairataka okay hanga harimo akazi kenshi akazi use ano mafaranga ukorera hano 2,000 ukorera ku munsi yera no kugeza nimugoroba ubu yakishyura inzu ku kwezi yagutunga ku kwezi ubasha kuvuga ati ndarya 2 mbike ibindi 2
cyangwa n'igihumbi mbike bitatu ku kwezi nzishyure uvuga kano kazi rero kuntu gakora wibara gute kugira ngo ku buryo kwezi gushira uvuga uti mfite amafaranga ya landlord kano kazi rero kuntu gakora ku mibare kano kazi ubwo mukora ijya muri kino mu nzu wenyine wapi izo mpamvu ko muri nk'abane cyangwa batanu oya wenyine ushaka gutuya wenyine ubana n'abandi wenyine ntabwo washobora gukora aka kazi ubwo nukubana muri aba type ubu tubana turi bane umunsi ngana gute fasha nizanzu y'I Kigali uri shoro nka 5 tukoza turafatanya amatanga 5 ku kwezi kwezi gusiyonzi yishyurwa ngahe cyangwa ibahe tuyishyura 20 muri abajema bangahe abajema ntago bibaho nyine kubera ko mwagema mubare hejuru kwiki hariya mu mujyi ndani inzu mwishyura 20,000 mukaba muri bane ubwo ni guse bigeto umwana ni ahantu ryamo amaguru akarara hanze cyokoze ariko nyine nakundi ikintu mwemera no kudacika intege kandi ibintu byose uba ufite courage ibintu byose ntago nyine winene nk'abasore hari umusore ushaka kubura akazi bagati karakase ngetse nagakora ubuzima bwose uhita ubwakira buri kintu kiriho ni kimwe ubona aho ubuzima butwerekeje no tuya guhigira kumva uragiye nkubita n'abajene twari tuzuranye ara mu mujyi yego akamaze mu jene imeze bite ntabwo ni sawa tu ariko n'ubone meze gutya ndi mu kazi dushobora akazi karangiye ntakumenye iyo duha akazi karangiye meze neza uburyoshye yaga bina bari bo ubundi mu gitondo ukagaruka mu kazi we ni vuba vuba arogo higa cyakoza nukuri ariko bizaza cyane no kugira bizaza ntago uzahora ukora kano kazi nukuri bizaza ngaho ni mugira uko mundwana wose mutubize kwita isese ngo uzi ibintu bijyanye no gusuka ngaro gusuka bambwiye niba ari ku bintu byo muri salo niba ubiziho ujye ubimenya gusuka nabikoraga n'inzara z'abakobwa byose urabizi nyine kubera kwa kundi umuntu abahiga ntago naguma muri bira byonyine niba naragiye muri bira nkasanga wapi nta kintu gifatika kajya muri bira bikafiri by'abakobwa ibyo ngasanga ni insazi ikijyanye n'abakobwa cyo ukimeze gite ukijyanye n'abakobwa n'igihuha abakobwa mbareba kuri za televiziyo abumva naho makuru ibintu by'inkundo rero byararangiye ugatekereza uburyo bagusajije ukiruka Farida ibintu by'inkundo nuko byumva mu ubu ugiye gushaka ifungo ugiye gukora akazi wibereho undi kubanza gushaka inyama imbwa zizaza nyuma Subizi ubu no gushaka inyama imbwa zikiza imbwa ziriza ubu ni ufite inyama imbwa ziriza gato ziriza bandushaka inota abakobwa bazaza niyo mpamvu nanjye nasubiye inyuma wandika nsubira inyuma banagenda hasi ubuzima bwo hasi ubu uraterura ikarayi ukaza ugapondera izuba ryose ukageza nimugoroba kabisa ugataha umeze neza uvuye mu kazi utavuze ko narigiye dukora nijoro noneho agiye dukora akamanywa bikaba ko nakijoro kazira na nebyiri zikagera none uzi ngo tutasangahe ubwo uzi ngo ni saa 10 naribi kwa kwanya ayayayayaya dore abasore bavuga ngo babuze akazi gusa hari umuntu urushara kuba yagiraga furesheri ariko dore ari gukora akazi ameze neza aragira ati reka nshaka inyama imbwa zizizana kandi kuko nibyo abakobwa yabagiyemo abagore bajyamo bimubana ibibazo none yahisemo gukora iki gushaka akazi nyine atitaye ku cyari cyo cyose ngo uko ameze nk'ibiki iriya misatsi yayikuraho byose buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu gusa ariko icyiza cye nyine yiyakira vuba ntabwo nzi ukuntu abantu bateye nkawe ni bake kubona umuntu nyine wiyakira vuba nk'uko nyine nakabigenza kenshi biba bigoranye ariko nyine urabona ko yabyakiriye nta bidanje nyine ariko nyine umuntu waba ufite akazi ko muri salo cyangwa afite salo yazarangira aka kazi sibyo rake ndi kuvuga ni umuntu waba ufite salo yazakwihera akazi mu bijyanye no gusuka nyine kuko urumva biterwa naho ukorera n'umushahara nanone amafaranga nubona yahangaha naje gusanga ahubwo tanga amahoro byahataje gute
atari kabisa atanga ubuze ubonamo gafanta ko kunywa atanga amahoro gute kuko bari make abari makeya uko yabarira bigahura ubundi mbere iyo ufite ibiceri buri cyana cyo kiza cyagusariye cyasaze akira ahantu nkanga iragufasha mwana uguma hamwe nk'umukobwa wanze akagusanga ukora muri kano kazi ntago yaguntana nimero zawe yahita zisiba ntabwo rero sinzi uko bizagenda yazisiba kubera ko abakobwa bakunda fresheri bakunda n'amafaranga usi yakubona ubundi sinzi ukuntu unsanze no mu kazi yakubona oye njye se hari ikibazo oye humura none se ufite ubwako bari abakobwa bari busibe nimero kuko ukora kano kazi akicwa n'uburoro niba bashaka bagenda ubundi ko bakugirisha ntukabyara amakuru y'aba bakobwa se sha baraho nabo ni ibisazi nyine n'iby'iyi Kigali nyine ntago mbaheruka gusa nyine Farida we yarakize nyine Farida yarakize akicwa n'uburoro hanyuma se Rake ntabwo nshaka kugutinza wa mugani ntazi kukwicira akazi gusa abantu twari dukeneye kumenya kumeze nyuma yo rabibazo uribuka ko wari wavuze ko Farida azaguha ushaka guha imyenda yawe ibintu byakabigusubiza ariko urumva ntago urabibona abantu bari bakeneye kumenya uko umerewe uko ubayeho nyuma ya kiriya gihe niba warabonye akandi kazi niba si ubuzima bwarongeye bigasubira ku murongo nk'ibisanzwe muri make akazi ko naka twakabonye akazi ko naka twakabonye kandi ni n'akazi aka ni akazi njye ni akazi nyansuzugura akazi ushobora gukora ukararuriye ntago njye njya ngasuzugura aka kazi karafasha kandi nawe tubwiye ko ariko kazi keza kuko gatanga makeya ubasha kujera aka kazi ni keza cyane okay ntabwo ngo wakishimira ugahoramo ubundi nakabaye nifuza ko wenda mu gihe kizaza bizagenda buke bizamuka n'ubundi bizazamuka ariko ese uzahora ukora kano kazi uye bizazamuka nk'uko wavuze ati nasubiye inyuma kugira ngo mbashe gusimbuka uko ni ukuri rero nawe bizazamuka urenge hano wongere usubire handi wari uri ntahandi uharenge ukomeze wanduruke Farida se bankundiye bo kwicwa n'uburoro by'abaguruza bubiretse biretse ntabwo ubona ko nta mugisha urabigiriramo ibinyabakobwa byo hariho nigeze kuvugana nawe ngo ba muri Amerika mu diaspora ngo batanga amafaranga baba bashaka abagabo ko nawe nigeze udahura nawe muzima nese uwo ntabwo byavuyemo uwo nzabona uwo mu diaspora we byaranze se nawe reka cyo kimwe na Farida nawe ubwo nzabona uzaza akankura akagukura muri sima uzankura niwe ntara cyakoze nanone ako kana uzagukura akavuga ati ngwino uve muri sima ngo ujye mu kazi kazima wowe yaba ari umugore ariko apana wandi uguhamagara ngo wese waguriye byeri ngo niwe muhurira mu kabari ese wamugani muri aya mafaranga ukorera waguramo umukobwa byeri ukamugurira brusheti ugacyura ngahe nawe wasangirwa mu kw'abandi ntabwo wanabara ngo ntawe nubwo byava muri bya ariko uruteri bari ugasanga imibare iri mu kw'abandi akiro ahangaha ukabona make yawe ukabona ukuntu noneho wari ahantu tujya kurira noneho ubona ari ikintu cyabanje kunanira resitora hano hepfo harareba ikintu bita iresitora za senyisi ntabwo zibaho resitora senyisi yabiteka iki ntabwo zibaho nyine ari iwanyu ntabwo zibaho ariko hano zihari nawe ubukabya resitora make byasi ni 1000 y'imvange yagana he resitora senyisi ubwo yabiteka ibihe hano hepfo hari umukecuru bita Mukamana keza biramwibwira ng'ikinga bese utambeshye abatetsi yiheni ngo ni ubunyobwa umwumbati urase wakora akazi uryo isosi ni ibitera imbaraga wa mugani ni ugukubita umwumbati n'ikivuguto Mukamana ahubwo ndaye ntagiye kwa Mukamana uzi ko ngiye nkora aka kazi bite n'imbaraga Mukamana abagizemo hari ubwo menya ko amasaha yagize ubundi ukubita umwumbati ukarenzaho ikivuguto wavuze se umusururu ikigage umusururu hari icyo bita ikigage akaba nicyo ntuzi ubushera nyine hari ubushera bw'abarokore ni ubushera niwo musururu ni umusururu mwana ubwo ibintu byawe bishyira mu nda ntibyivange ntibigutogoteremo byose byivanze ukabaho ukubitaho umusururu ubundi ukaza guterura sima
nta mikino wararakaye kabisa. Sha gusa Lucky mwana uri umuntu w'umugabo. nta wundi Reka nkubwire nuko uhura n'abakobwa batari seriye ariko wowe ubonye umukobwa muzima watunga urugo. Uzi impamvu mbikubwiye? Nyine uzi gukora nyine tu. uzi kuvuga ikintu cy'abakobwa kumva wajemo akantu kako. Okay, reka tube tukiretse daha mu kudi ikintu cy'abakobwa utagwa muri sima. ikintu cy'abakobwa tuba tukiretse. Udasinga ku kazi. Kweli. Sha no gushaka uburyo wava hano wa mugani. Ubu se nk'iyo ubaze nk'amafaranga urira kwa Mukamana ukabara ariko mu rugo nagutega. Oya. Urasubu ngubu ko uri hano. Sibyo? Nyine ndi kuvuga kuva ukora hano ukagituruka mu rugo wateze byajya biguhenda kandi uburyo no muri restaurant. Nyine biguhenda. Cyetse niba utuye hafi ya hano. Iyo nakoreye kure mu rugo nta kurya saa sita. Utega bisi kumugoroba tugateka zangire ikizadanje. Ayakwimwe twiga b'Kigali ngimizange misuru ngo itwaye. Urawukubituka kunywa ukanawubura. Urawukubituka umutse kumva ni tayari ntaribi. Ubundi ukazwikorera si. Ahubwo utanawe ntiwakora akakazi. Yego. Ibaze kweli. Lucky ngenda kwifuriza ko Imana iguhindurira akazi. Dukeneye umuntu uza gukura Lucky muri kano kazi. Kongera akabona akazi keza. Yego nako nta kintu kagutwaye kuko nyine uragakora neza bakanaguhemba. Ariko nyine habonetse akandi kazi kataraka. Icyo bita inkweto ubundi uzwo bayita. Inkweto ubundi bayita ifi. Bayita ifi. Shaka yagakozera. Zingizo zita ifi. Hari rero no buri nko mu kazi. Iyo ni akazi. None amazi akabara zamutse agiyemo. Benga bye Kigali ngo urabona. Ayo nago bije n'ubuzima. Amazi. Ngaho. Kazi karapfuye namugomesheje barabirukanye umuntu. Sha. Lucky ntari birye nkoka byarana. Ikintu ndi kuvuga mama ndi kuvuga ngo umuntu wadufasha akava muri kano kazi nk'umuntu wawe ufite salo urumva ngera kera abinganirije azi gukora azi gusukazi no gusiga inzara nari mbese kabizi imbere ariko nyine urumva kubona ahantu akazi nkako nabyo biterwa n'uburyo mukorana amakazi. Ngo rero umuntu wawe wifuza kumufasha akaba afite salo rwose akubye ibintu arabyumva uko nyine wenda ibyo uzi ntago buryo byose ari kubikora n'ibyo wize ntago byose ari kubikora ariko nyine uko byaba biri kose byaba biruta kano kazi. Akora kano kazi karavunana gasaba imbaraga gusa nyine n'umusore arazifite ariko nyine abonye kandi kataraka sha byaba ari akarusho pe. Rero ndumva namureka akaba akomeje akazi kuko ndabona nsa wa mugani nk'uri kumugomesha gusa twari hari abantu benshi bambaza uko ameze ngo bazanire bamenye uko amerewe uko abayeho dore Lucky n'ubu buzima abayeho naka kazi yikorera ni hano yibera n'ubu buzima nta bundi bwa buri munsi yababwiye nyine kajya muri restaurant amafaranga akorera nyine yababwiye kandi koko ni naho ahantu hose bakuri akano kazi nyine ni muri ari amafaranga ariko urumva ko nyine aya managinga neza akamutunga mu buryo bwo kugira ngo abone abe yakishyura inzu yesemo kwihuza n'abandi basore nyine barabana bafatanya inzu ni nako kenshi bigenda kugira ngo bikorohere. Urumva ko yari yaranje nyine niba afite abandi bafatanya kwishyura inzu biramworohera ko ntago byagorana kugira ngo ukore gutya wishyure inzu y'ibihumbi 50 biba bigoye. Rero reka dusoreze hano reka mureke Lucky ndacomotse mwana ndacomotse tuzasubira tuzagaruka ndabona masaha y'akazi agerereje reka mbe muretse ndabona ashobora kurangara wa mugani n'akazi kagapfa tuzongera tuganire cyangwa tuzagaruka kumureba ikindi gihe gusa nyine ngira ngo murabibonye nuko n'ubu buzima n'ubabayemo nta bundi reka dusoreze hano naho mu kiganiro cy'ubutaha.